Nshuti bakunzi bacu nanone reka mbaramutse ariko mbaha ikaze muri iki kiganiro cy'amateka. Uyu munsi ngiye kubagezaho amateka y'inyeshyamba za mbere zazengereje umwami Musinga. Umwami Yuhi wa gatanu Musinga ni umwe mu bayoboye u Rwanda wagize inyeshyamba nyinshi zarwanyije ubutegetsi bwe, ariko aza kuzamurwaho n'abakoloni b'Abadage. Ku ngoma y'umwami Musinga buri wese yateruraga ikivi cye cyo kumurwanya, amaze kurema impamvu shingiro ze zituma atayoboka uwarazwe Kalinga. Benshi mu bamurwanyije bagize imbaraga kuva mu 1900 ubwo abakoloni b'Abadage binjiraga mu Rwanda. Amateka agaragaza ko mu nyeshyamba zikakaye zarwanyije umwami Yuhi Musinga harimo Rukura, Basebya na Ndungutse. Rukuba yapfubije inzozi zo kwigarurira i Gisaka. Ingoma y'i Gisaka ni imwe mu zigaruriwe bigoranye, aho yigaruriwe n'umwami Mutara II Rwogera mu mwaka w'1850. Mu bami bazunguye ku ngoma barimo Kigeli Rwabugiri, ntibahwemye kugabayo ibitero bigamije gushimangira ubutegetsi bw'u Rwanda muri icyo gihugu cyigaruriwe vuba, ndetse ashyira n'umurwa we i Gisaka kugira ngo kumenya amakuru yaho bitamugora. Aho Abadage binjiriye mu gihugu baje gukoloniza bagaragiwe n'abihayimana b'Abakatolika, nibwo hari abagiye baca mu rihumye umwami Musinga, bagashaka kwigomeka ngo ubwo butaka butashinga imizi mu Rwanda bongere babugire igihugu cyigenga. Uwitwa Rukura wari warigize ingunge mu Gisaka nibwo yohejwe n'uburyo burunduye n'abapadiri bari bamaze guhanga misiyoni gatolika izaza ngo yigomeke kuri Musinga. Abo bihayimana bamugiriye iyo nama ntindi barimo Padiri Zuwembiye François Xavier wo mu Bufaransa na Padiri Puget Justin. Mu 1902 nibwo Abadage bafatanyije n'ingabo z'ibwami bagabye ibitero byo kurwanya uwo Rukura washakaga ubwigenge bwa Gisaka yifashishijwe n'abapadiri b'izaza, nuko bamucura inkumbi. Inkuru mbi itaha mu bazirankende ko Rukura yari nazi. Muri icyo gihe ni nabwo Musenyeri Jean Joseph Hirt wayoboraga misiyoni gatolika mu Rwanda yahise atanga itegeko ko abo bapadiri bo mu Bufaransa bava muri iyo misiyoni yasaga nk'aho ibarirwa ku mupaka w'u Rwanda na Tanganyika. Basebya ba Nyirantwari yaheje Musinga ku bwatsi bwe. Basebya yabaga ku Rugezi rwa Ruhondo abana na nyina witwaga Nyirantwari. Yagiraga ingabo zari intwari cyane ku rugamba. Hari n'igihe Basebya yashakaga kwigira umuhinza, umuntu wabaga ari icyigomeke yarafashe imisozi bugwate akayigira iye, akaba umwami wayo, akagandisha abandi kugira ngo be kuyoboka umwami nyir'igihugu, maze arigomeka ashaka gutegeka u Burera bwose akarenguriraho n'Urukiga. Basebya ba Nyirantwari yabayeho ku gihe cya Rwabugiri na Musinga, akaba yaratwaraga mu Rugezi rwa Butaro. Muri icyo gihe abakoloni b'Abadage bari barageze mu Rwanda. Basebya yari umwe mu ntiti mu byivugo u Rwanda rwari rufite, aho yakoraga mu mitana akibwira abatanazi mu cyivugo cye Rwirahira. Muri uko kwigomeka abatasi baragiye bamurega ku mwami Musinga, nuko umwami ararakara cyane maze amutera ingabo ze zitwaga Indugaruga. Icyo gihe zagezeyo Basebya afatanyije n'ingabo ze barazitsinda Indugaruga ziragaruka, ariko atari zose. Muri urwo rugamba hapfuye abantu benshi, ariko nta mubare ugaragara w'abaruguyemo wamenyekanye. Umutwe w'ingabo z'Indugaruga zageze ibwami zivuga amacumu
y'uko urugamba rwagenze maze umwami arushaho kurakara. Umwami afata icyemezo cyo kongera koherezayo undi mutwe w'ingabo zabarizwagamo igihangange Rurangangabo ari we wari ufite izina ry'ubutwari rya Rukurabanyinduru, inkuba ya Biganda mu gahunga k'Abarashi. Umwami amaze kubona ko Basebya yamunaniye, yigiye inama n'abatware n'imitwe y'ingabo uko uwo mugabo yazafatwa. Uwitwaga Rwubusisi rwa Cyizerwa abwira Musinga ko azamuzanira Basebya na nyina ari bazima. Abandi bari aho babigira amadago kuko bari bazi ko atazabishobora. Icyo Rwubusisi yakoze, yigiriye inama yo kujya kwa Basebya, yarangiza akamubwira ko aje kumuyoboka kandi amuzaniye n'amaturo. Ashaka inzoga n'abantu bake b'intwari harimo n'abasirikare b'Abadage. Rwubusisi yikoreye inkangara zirimo inzoga n'amaturo n'ibirago, avuga ko ari byo bazararamo. Muri ibyo birago yazingiyemo imiheto n'imyambi. Inama Rwubusisi amaze kuyinoza, yatumyeho Basebya ko ashaka kumuyoboka kandi anashaka kumutura, ubundi bagahangana na Musinga. Basebya yumvishe iyo nkuru yarishimye cyane kuko yari abonye andi maboko, nuko bavugana umunsi n'aho bazahurira. Umunsi warageze abagabo barahura. Basebya abonye inkangara n'ibirago yibwira ko ari byo birimo amaturo. Mbere Rwubusisi yari yabwiye abo bajyanye ati: nimubona tuganira nkamufata namwe muzahite murasa bariya bazanye nawe. Rwubusisi na Basebya bagihura ahita amusumira maze arirahira cyane ati: ndagufashe, dore ko yari umugabo w'umunyambaraga byahebuje. Abazanye na Rwubusisi bafashe imiheto n'imbunda batangira kurasa ingabo za Basebya, ziriruka zirahunga zijya mu Rugezi. Nuko Basebya atahanwa atyo na Rwubusisi, amushyikiriza umwami ngo bamukanire urumukwiye. Basebya ba Nyirantwari yishwe n'ingabo z'Abadage ubwo Rwubusisi yari amaze kumubazanira. Ibitero byivuganye Basebya ba Nyirantwari batangiye kubigaba mu ntango y'umwaka w'1908 bisozwa mu 1909. Ndungutse wahenewe na Rukara rwa Bishingwe, umuvumo we waramuhamye. Ndungutse ni umwe mu bihangange byarirwaga mu Barashi bari batuye i Gahunga kanabitiriwe kugeza magingo aya. Gahunga k'Abarashi akaba ari umwe mu bari bafatanyije na Basebya ba Nyirintwari kwigomeka ku mwami Musinga. Basebya ba Nyirintwari yabayeho mu gihe cy'abami barimo Rwabugiri na Musinga. Ni umwe mu ntiti mu guhanga ibyivugo u Rwanda rwagize, aho yakoraga mu mitana akibwira abatanazi mu kivugo cye Rwirahira. Aho ingabo z'ibwami n'iz'Abadage zari ziganjwe imbere na Rwubusisi rwa Kigeza, zihanaguye ubuzima bwa Basebya. Ndungutse we yahise ashyira nzira arahunga, ariko ntiyajya kure cyane, abicungira hafi. Nyuma y'igitero cyivuganye Rukara rwa Bishingwe mu 1910 wari umaze kwica umuzungu Paul Lupiyasi, nibwo hakurikiyeho ikindi gitero simusiga cyivuganye Ndungutse. Amateka agaragaza ko Ndungutse ari we wiyihaye ubuhangage bwo kurwana kuri Rukara rwa Bishingwe wari umaze kwivugana umuzungu, nyuma akaza guhungira mu Bufumbira. Rukara yahisemo kuva ishyanga agana Ndungutse, yishingikirije ko se na sekuru bahatswe n'umwami. Rukara yasabye Ndungutse kumurinda abazungu kuko yanganye nabo. Ndungutse yasubije Rukara ati: narabimenye ga Rukara, humura ndabakurinda. Bukeye Ndungutse yohereje urwandiko n'abazungu bamusaba kuzafatira Rukara. Nubwo Nyirinkwaya buriye
Rukara ko yaguzwe agiye kwicwa. Rukara yamusubije ko atagiye kugwa mu gihugu, ko yemeye kwicwa agahorwa umuzungu yahotoye. Ubwo Ndungutse yatumyeho Rukara ngo babuguze. Bakibuguza, Rukara yubuye amaso abona ntanzi y'urugo uwitwa Pawulo arahingutse. Rukara ati yampaye inka Bishingwe. Ese Ndungutse nawe koko ngibiriya ibyo nanganye nabyo biraje. Ndungutse niko kumusubiza ati humura ndabakurinda. Rukara ati ntabyo bindinze ahubwo wantanze mba ndoga umwami. Igitero simusiga cyari kizanye na Pawulo cyataye Rukara muri yombi, ariko asiga avumye Ndungutse ati ntukime i Rwanda ndi umucyaba. Ndagiye urw'igikundiro rwa Semukanya, ngiye kwishyura icyo nakoze, ariko wowe uzishyura icyo utakoze. Rukara yiyambura impuzu ahenera Ndungutse aramuvuma. Umuvumo wa Rukara rwa Bishingwe wamutashyeho ubwo umunsi w'urwijiji wamuhingukiragaho. Inkubiri yo guhiga bukware abarwanyaga umwami Musinga ikajije umurego. Ibitero byivuganye Ndungutse byagabwe kuva mu 1911 kugeza mu 1912, aho byari byiganjemo Abadage bafatanyije n'ingabo z'ibwami, zirangajwe imbere n'Umudage Lieutenant Guvedosi ari we bakundaga kwita Bwana Razima na Rwabusisi. Abadage bakuwe mu Rwanda n'Ababiligi mu 1916 nyuma yo kubatsinda ku rugamba barwanye mu ntambara ya mbere y'isi yose yatangiye mu 1914. Musinga yarinze apfa agikumbuye Abadage bamwamuruyeho inyeshyamba zari zaramuzengereje. Ngayo amateka y'inyeshyamba zari zarazengereje umwami Musinga. Ngaho nimukomeze mugire ibihe byiza. Bye bye.